hanyuma nakundaga kubaza ibibazo mama cyane turi kumwe, cyane cyane nkatega amatwi nk'isengesho ryabo, nkumva aravuga ati ngo Yesu nyirimpuhwe nyiribambe, wowe waremye isi n'ijuru. Nkibaza hagati ya Yesu n'Imana, ese ninde washyizeho ibi byose tubona? Ninde waremye iyi si tubona? Ese kuki bavuga ngo Yesu ngo ni wowe uzatujyana mu ijuru? Mbega ibyo bibazo nkakunda kubimubaza cyane. Ngezeho ndamubaza, ese mama, ari Yesu n'Imana ninde uruta undi? Njye numvaga ntashaka gusenga umwana, ahubwo nshaka gusenga papa we. Noneho mama arambwira ati, wa mwana we rero, Yesu niwe Mana. Bimbera urujijo cyane. Guhera uwo munsi birancanga, bimbera urujijo, numva ntibisobanutse ukuntu Yesu ari we Mana kandi akaba ari nawe uzatujyana ku Mana. Ibyo bintu birancanga cyane, kubyumva birangora. So nza kugira amahirwe yo kujya kwiga boarding. Uburyo babyakiriye rero nkibwira mu rugo yuko nabaye mu Islam, guhera uwo munsi ntabwo banyishimiye, kugeza aho bashatse ko kwiga kwanjye nzajya nirwariza, ntabahamagara ngo mbabaze arija de poche, ngo mbabaze amafaranga y'isabune. Kuko akenshi iyo nahamagaraga mama mubwira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye nitwa Kab. Ngiye kubaha inkuru y'urugendo rwanjye mbere y'uko mbuye mu Islam na nyuma y'uko maze kuba mu Islam. Ubundi njyewe nakuriye mu muryango utarimo umuyisilamu n'umwe, bari abarokore. Mama wanjye ari umuadeperi, papa we yasaga nkaho tutamufasheho cyane, gusa idini ye akavuga ko ari umukatolike. Nkurira muri ubwo buzima ngeraho maze kugeza imyaka 18 njya kwiga boarding. Maze kwiga boarding, ubwo mbere yuko njya boarding nakundaga ubuyisilamu ariko ntabona uburyo mbwinjiramo, dore ko no muri quartier nakuriyemo nta musigiti nahabonaga, nta baturanyi b'Abisilamu twabonaga. Ariko bake nabashaga kubona, nkumva ndabikunze cyane, nkumva ndabakunze cyane. Ikintu cyaje gutuma rero numva nshaka kwigira mu Buyisilamu, tugeze kwiga geography, ni social ko nkiri P6 imbere nkiri umwana. Numva barimo ariko twigisha avuga ati ariko buriya ubona idini nziza ari iyihe? Abarimu bacu ko batwigishaga ko nta Mana ibaho, bakabona ingero bagenda babona mu masomo bagenda baduhereza. Nza kubatega amatwi ubwabo bonye bari kuganira, batari kutwigisha. Umwe aravuga ati njyewe buriya mbona Abisilamu ari bo bantu beza babaho, ari nabo bantu basenga Imana by'ukuri. Mbifata mu gutwi ndabigumana. Hanyuma nakundaga kubaza ibibazo mama cyane turi kumwe, cyane cyane nkatega amatwi nk'isengesho ryabo, nkumva aravuga ati ngo Yesu nyirimpuhwe nyiribambe, wowe waremye isi n'ijuru. Nkibaza hagati ya Yesu n'Imana, ese ninde washyizeho ibi byose tubona? Ninde waremye iyi si tubona? Ese kuki bavuga ngo Yesu ngo ni wowe uzatujyana mu ijuru? Mbega ibyo bibazo nkakunda kubimubaza cyane. Ngezeho ndamubaza, ese mama, ari Yesu n'Imana ninde uruta undi? Njye numvaga ntashaka gusenga umwana, ahubwo nshaka gusenga papa we. Noneho mama arambwira ati, wa mwana we rero, Yesu niwe Mana. Bimbera urujijo cyane. Guhera uwo munsi ncika intege cyane mu gusenga muri ADPR. Ndavuga nti si koko umuntu niboneye nkabona amafoto ye, ni gute yaba ari we Imana yaremye isi n'ijuru? Ese bishoboka bite ko bajyaga rumva bavuga ngo niwe uzatujyana kwa data mu ijuru? Niba ari we nyir'ububasha, kuki twagomba kumunyuraho kugira ngo atujyane aho handi? Birancanga, bimbera urujijo, numva ntibisobanutse ukuntu Yesu ari we Mana kandi akaba ari nawe uzatujyana ku Mana. Ibyo bintu birancanga cyane, kubyumva birangora. So nza kugira amahirwe yo kujya kwiga boarding, aho mbasha kubona Abayisilamu, aho mbasha kuganira nabo, aho mbasha kubonana nabo kenshi. Ndabyibuka ni mu kigo cyo mu majyepfo bita Sainte Trinité de Nyanza, nicyo nizeho. Hanyuma nza kuhahurira n'Abayisilamu, ndabegera, ndabaganiriza, mbabwira uburyo nkunda Ubuyisilamu. Ndababaza se byansaba iki kugira ngo nze kuba Umuyisilamu? Nari nzi ko bizangora cyane, bisaba kwiga no kugira iki, ariko nkimara kubaha igitekerezo
byari mu gisibo ndabyibuka, bahise banyinjiza idini, ntangira gusiba nk'abandi, ntangira kwiga idini, kwiga amasura, suratul Fatiha, gutora salama, gutawaza, ibyo byose ndabifata kandi kubera ko mfite umuhate nabifashe mu gihe gito cyane. Uburyo babyakiriye rero nkibwira mu rugo yuko nabaye mu Islam, guhera uwo munsi ntabwo banyishimiye, kugeza aho bashatse ko kwiga kwanjye nzajya nirwariza, ntabahamagara ngo mbabaze arija de poche, ngo mbabaze amafaranga y'isabune, kuko akenshi iyo nahamagaraga mama mubwira nti isabune yarashize kandi ndanashonje, arambwiraga tubwo ugiye kugura ya makanzu yanyu. Nyuma yaho rero twaje gutaha tujya mu rugo, babona mfite sidija ku gahanga, babona mfite imyenda imwe n'imwe y'abayisilamu, kuko ku ishuri hari umuyisilamu wampaye agakanzu, Imana imwishimire muhe umugisha kandi imwongerera aho ari hose. Nyigerana mu rugo, sinatinyaga kuyambara kuko najyaga nyambara nabo bakabibona, mbega byarabagoye kubyakira, ariko nanjye mba proud y'idini yanjye, nkajyana mfunga icyumba nka sari, nkajya kuri toyi nkajyana amazi, bo bakabibona nk'ikundi kuntu ntazi. Gusa nyuma nkomeza kugira imani, mbana nabo muri ubwo buzima, bageze aho barabyakira kuko nakomeje kuberera imbuto, bakabona akavuyo nagiraga mbere y'uko mba umuyisilamu karagabanyutse. Ibintu byo kunywa amayoga byo sinabyigeze, ntibigeze babimbonamo, mbega bagumya kubona yuko kuba umuyisilamu atari icyaha, ahubwo ari ukuyoboka inzira igororotse. Kugeza aho najyaga mfata n'ifoto turi kumwe njye nambaye ikanzu, we atayambaye, nkabona ntacyo bimutwaye. Ndetse hakaba n'ubwo bashobora kuba bateka ingurube kubera ko bo bemerewe kuyirya, ariko bakavuga bati muramenye we ni umuyisilamu, mumubwire ko twatetse ingurube ataza kurya kuri ibi biryo. Mbega bamenya ko ndi umuyisilamu kandi kurya ingurube ku muyisilamu ari ikizira. Bigeraho ngaho basa nkaho bari kunshyigikira, kugeza na n'isaha ndi umuyisilamu, nabo barabizi. Niyo mbasuye ubwo nyine buri bizira byose ku muyisilamu barabizi, tubanye neza. Bageze barabyakira bitewe n'imbuto nagiye mberera, nkafasha abo duturanye, abavandimwe aho biri ngombwa, kubera yuko njyewe nasaga nkaho ari njyewe uri kubaruta, nubwo atari njye mukuru, ariko ni njye wari umaze kujya ku rwego rwiza rugaragara nyine neza. N'urwo rugendo rwanjye, nkaba icyo nabwira ku muntu utari umuyisilamu ushobora kuba yabasha kumva ubu buhamya, nta yindi dini y'ukuri ishobora kuba umuntu yasenga akizera yuko ari kuvugana n'Imana kereka idini ya Isilamu. Ni ukuri kandi niko kuri, idini ya Isilamu niyo dini y'ukuri umuntu ashobora kuba arimo akumva arabohotse, akumva koko ari kumwe n'Imana. Ikindi kintu cyantunguye, buriya idini y'Isilamu ku muntu uri kuyinjira, we ubwe aba mushya pe, n'icyubahiro kirazamuka, n'abo yavugananaga nabo batangira kumuha icyubahiro. Sinzi uburyo bizamo, ariko natangiye kubona ndi kuvugishwa n'abandi bantu bakaca bugufi bigaragara, cyangwa se bakanyubaha bigaragara. Niba ari suna yonyine nambaye ingofero, umuntu akabona ko ariyo nambaye ndi umuyisilamu, sinzana icyubahiro kiva, ariko ni Nyagasani wenyine utanga icyubahiro. Mu by'ukuri rero idini ya Isilamu ishobora kuguhesha icyubahiro aho waba uri hose, bitewe n'uko nagiye mbona nk'abaprefect b'ibigo, ntago akikubona utambutse wambaye akagofero cyangwa se akamenye ko uri umuyisilamu, ntago kubara mu bigare bya babandi bigomeka mu kigo. Navuga ati ni umuyisilamu, ibyo ntago bibamo, bakakureka. So icyo nakwisabira Imana rero nuko yahishurira abantu ukuri kwayo, abifuza kuyigana bakabona uburyo bwo kwinjira idini.